Munyakazi. Darren Jason Watkins Jr. Yes. You spell speed wrong. That's not how you spell. That's not how you spell speed. That's not how you spell speed, man. Yes. No, brother. What the fuck? No. That's not how you spell speed. No. It's speed. I'm sorry. No, sir. No, this is it. I'm sorry. I'm so sorry. Hold on. Pom 001. Speed Ronaldo. What the? Hey. Ishow Speed ni umusore nyine waje mu Rwanda aje kuhatwika uwo ageze muri Amahoro Stadium ubwo yari yambaye agapira nyine k'Amavubi ikipe y'igihugu cy'u Rwanda murabibona aje gufana nyine bigaragara yuko akunda igihugu cy'u Rwanda ubu rero byagaragaye yuko yaje mu Rwanda yishimiye uburyo bamwakiyemo dore nguwo yararimo aragenda asuhuza abantu ariko wumve yuko nta mureyo n'umwe uri kurira abareyo bakubiswe batinzwe ariko Ishow Speed yaje ahita bashimisha. Ishow Speed ubundi ni ijambo risobanura Ishow show biva muri show bivuga kwishima, speed bikavuga umuvuduko, speed cya distance, speed umuvuduko. Bigaragara yuko Ishow Speed yafashe show avangamo na speed. Rero nguwo ahari kuntuza muri nuza ari kuzenguruka kuri moto za Sipiro hano muri Amahoro Stadium Aperi nariyo nibyo byari byakinye. Dore nguwo ahagaze kuri moto ari kugenda yitegereza abaturage. Abaturage ntago barazamo benshi, hari igice cyinshi cyane kubera ko ari Aperi yakire, murabizi ko reyigira ishyari yo Aperi yakire ntago abafana benshi baza, ariko Ishow Speed kuva yahagera abafana bo bahise baza, dore bahise bamuciramo imirongo barataka neza, arimo iby'ikibuga baba barabyihoreye ngo ari kugenda asuhuza abafana avuga ati mukomere cyane. Ishow Speed ubundi azwiho nk'umuntu ufite umubyeyi umwe ariko ntago ari byo afite ababyeyi benshi. Ahangaha rero agiye kwiga umuco w'u Rwanda. Ishow Speed ameze nk'umuntu w'umusazi, buri kintu cyose agezeho aragikora. ngo afashe inkoni avuga ngo agiye kuba abyina, arimo arabigana nawe yiga umuco wa Kinyarwanda abyina ahamiriza. Niba bajya gupfukama nawe arajya apfukama ngo uko arimo arabyina agerageza abyiga. Aba ni amabonto yaje n'abantu bagenda bamufatira amashusho, ariko ibanga ry'umutamenye yambaye telefone kunuza ku kuboko, ari kugenda areba aho isaha zigeze cyangwa se abantu bamukurikira aho bageze. we nk'ubu bari live, igihe cyose wagira live wamusangaho. Dore mu kanya twarebaga kurikiwe n'ibihumbi 450 by'abantu live, urebe araza kurebaho kari agatelefone uri kureba niko kabitse ibinuza bye live ye, ibintu byose ari kugenda areberaho. Hino hari abakameramani, abo ngabo abo nta bakameramani be, ariko hari n'abo Rwanda nk'urugero mubonyemo n'uwa RBA nawe yarahari
televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda ari nayo iri kudufasha kupromotinga bino bintu ngo tubibone. Ishow Speed rero akaba yari yavuze ati njyewe u Rwanda narukunze nzajya murandugarukamo bitewe n'ukuntu banyakiriye bamfashe neza kandi ko kurebye rwose mu Rwanda twamufashe neza. Ishow Speed impamvu bakunda kuvuga ngo nta mubyeyi n'ababyeyi agira n'imfubyi, wapi ntago ari imfubyi. Ishow Speed afite ababyeyi bose, impamvu nuko nyina yanze kuba yakwigaragaza, yaravuze ati wapi ntabwo nshaka kwigaragaza hanze ku bintu by'amakamera. Inkuru mbi rero iteye ubwoba n'agahinda, abanyamerika bavuze ati nta kuntu umuntu w'umwana w'urudogo nk'uriya yaba ari we wazajya twereka Afurika, natwe dupanga uburyo twajyayo. Reba ukuntu yagiye mu Rwanda bakamwakira, Tanzania hose muragenda mubona live uburyo ari gutembera, uburyo turi kumwakira neza kandi tumwishimiye. Bigaragare yuko rero nabo bashobora kuba baza bagatembera bakaba bareba. Niyo mpamvu bari kuvuga bati ni gute umwana nkuriye Ishow Speed, Baron Maska, baraba Kiss Brown, abahanzi bose bari hana ndetse n'abakomediye bose muzi bo muri Amerika ndetse n'abatari muri Amerika ariko bo ku migabane yo hejuru, bari kuvuga ati ni gute urwana nka ruriya ruba rwajya kutwereka Afurika koko kandi twe twavuze kera tutarajya kwirebera. Yagiye gusura ingagi, yagiye gusura ibintu byose, yagaragaje yuko mu hantu hose yasuye u Rwanda ariko rwamwakiriye neza, ari nayo mpamvu yavuze yuko azagaruka. Yaje no kujya muri resitora. Ishow Speed ni umuntu wimereye nk'umusazi, yagiye muri resitora akajya arya ibiryo by'ubuntu akisohokera ariko ntibagire icyo bamugira, kubera yuko byagaragaye yuko resitora yinjiyemo ngo yahise yinjiza amadolari 70,000 by'amadolari mu gihe kitangana n'iminota 5, ngo noneho kuba n'iminota 50 amafaranga yari maze kwinjiza. Icyagusetsa abo bose ibigo baruje nta numwe wabitwaye, bahise babisiga bakurikira Ishow Speed, kuko Ishow Speed yarinjiye araruza, nabo barinjira bararuza mu buryo bwo kugira ngo banafata amashusho babareke nabo binjire bakane icyo kunywa. Ariko si cyagusetsa, Ishow Speed hese yihagurukira aragenda asuhuza abakobwa bari hirya ye, amaze kubasuhuza ahita yongera arigendera, hanyuma n'aba bantu nabo bahita abigendera. Ishow Speed ejo nibwo yavuye mu Rwanda, yarahagurutse nk'uko urugendo rwe yahise arukomereza muri Tanzania. We yiyemeje yuko hagomba kuzenguruka ibihugu byose uko ari 54 akabizenguruka, byamara kubisoza akabona kuba yasubira mu bugabane yiwe y'i Burayi. Ishow Speed yagiye yereka abaturage yuko u Rwanda ari igihugu cyiza ugereranyije n'ahandi hose yagiye, kuko n'umuco waho kuwigana byaramworoheye cyane kandi yabonye ko n'ibyo bakoze ari byiza. Ishow Speed yagiye kujya ahangana n'abakomediye bamwe na bamwe, nyine guhura bagakora challenge, akajya ajya gusura amagurupe amwe n'amwe akora imyitozo bagahangana, buri kimwe cyose akajya bajya kugisura akakirebaho, buri kintu cyose wabonaga ko afite amatsiko yo kuba yakireba mu Rwanda. Yagiye no mu birunga, yagiye no gusura arena, yagiye no gusura muri stade ari naho hari habereye umukino uwo munsi. Stade ntabwo yari yuzuye ariko Ishow Speed akimara kwagera yahise bwaze kwibuka kudushyigikira mu buryo bwo kudutera imbaraga kugira ngo tujye dukora nta kintu twikanga. Nitugira abafana 1000 nawe uragerageza wiyongere muri aba bafana 1000 tuba dufite, hanyuma natwe dukora nta kibazo dufite. Imana ibarinde.